ndacyakomeye imbaraga urazifite cyane amasasu urarekurura ndakomeye cyane Rahira Rahira naho twebwe nimwe muri abazungu muri serious ubwo sibyo ngibyo rero bimwe gukora ubwo sibyo ndabizi ngo nguru umuti ndi umunyarwanda no kuri Rahira uriyo ni umugande uramureba uyu nguyu ni umugande ndamubona n'urugero ntagaruzi Rahira reka mbaze ikibazo mu Rwanda wavuye yo ryari yewe navuye kera muri 85 85 wavuye ufite imyaka ngengaho gereranyije 15 sahi ufite imyaka ingahe imyaka 5 mwejo 55 ndakuze n'umugabo bivuze ngo umaze imyaka 40 muri Bugande uri hano mu gihugu cya Uganda 45 ni nahanga muri Bugande mu Rwanda uheruka yo ku ngoma yande ono Kagame oh yes muri icyo gihe wavuye yo ku butegetsi bwa Habyarimana ku bwa Habyarimana bamwishe ni nahanga muri iki gice nicyo wabagamo n'ubundi ntabwo navuyeyo amazina yawe witwa nigiye Twagirayezu Damascene Twagirayezu Damascene uri mwene nde jewe tata wanje ngeza hayo bamwita ngeza hayo papa wawe mwene Twagirayezu Damascene umusajja mukatuliki karibu natuka muno nimbatizibwa wageze nahangaho urabatizwa kakati nengatibwa ni mukazi wange bamusezeranya n'umugore wanje Damascene limatuma mu domazo mu Rufaransa none sinako bakoresha uruzungu gusa urufaransa rwabo ibyo ngibyo nibo babigizaho ngabo barisobanura ibyo ni ibyabo nta no gushaka kubimenya nari mbizi riko ubwo bari ntumye ndariumva rigenda neza nzedo mazo mu Rwanda waturutse hagana hehe aho bita ngo muri Butare prefecture ya Nyanza urahazi rero naho ngaho prefecture ya Butare Butare prefecture Shanda secretary Kamudahunga Siriro Kirihura muri Kiruhura ngabo y'inzoga mati eno RC ya nguyi nakasagaza koresha ikinyarwanda kubera ko kiganiro turi gukora abagikurikiye bose n'abanyarwanda bari muri Amerika bari hehe bose inshuti z'umubano w'abanyarwanda update ndabakiriye uyu ni Kofi Anani nkuko bisanzwe hano hari umusaza w'inshuti yacu uburyo yavuye mu Rwanda igihe amaze muri iki gihugu byose ugomba kubimenya amazina yawe bakwita nde je Twagirayezu Damascene Twagirayezu Damascene ejya domazo nalifunira muno mu Uganda ku myaka 50 ni 5 inaha mu Uganda bakwita iragego n'indanga muntu ni kwivuga bakwita Twagirayezu Damascene niranga muntu yina hanganike ni kwivuga ni amazina ariho ufite abana bangahe nabera bimbaza nabera bimbaza none muze nkubaze ufite isoni zo kuvuga abana babyaye nabera abana 12 muze uko utoroshye abo bana bose nabawe cyangwa bari kuba ba 14 babiri barapfuye ubwo ufite abana 14 12 abana abahari ufite 12 babiri bitabye Imana ku bagore bangahe babiri ku bagore babiri ariko menye iyo muvuye mu Rwanda muba mufite shuwa yo kubyara ku bagore batandukanye na babiri bonyine abagore babiri bonyine gusa umwe yakubyariye bangonda kubyarira bangahe Why? Murashaka ko turakusoro ku telefone zingize mushizemo se oya umara turanagukuramo muri izo telefone tugiye kugushyiramo
Omuna mubyayemo abana batandatu. Abana batanu. Undi abana barindwi. Undi yakubyariye barindwi. Bose baracyariho abagore. Umwe yarapfuye. Umwe yitabye Imana. Bivuze ngo umwe yamaze kwitaba Imana uhita ushaka undi mugore. Niko byari bimeze. Abo bana bose ubana nabo? Ndabafite bose. Murabana mu rugo? Imfura yawe ifite imyaka ingahe ugereranyije? Imfura yanjye ifite imyaka 32. 32. Bivuze ngo wabyaye ufite imyaka 10 n'ingahe? 25 nibwo wabyaye umwana wa mbere. Kwa ufite 55. Abandi rero nyamara ngo umwaka nsizo wundi. Buri mwaka washyiraga akana ngashyiraho wundi. Buri mwaka ngashyiraho wundi. Ako nago woroshye musaza we. Zahekana bazitindahekana mu Kinyarwanda. None se nkubaze mu buzima busanzwe ukora iki? Mu buzima bwanjye busanzwe nyine mu bihe bya buri munsi, akazi ukora mu buzima busanzwe? Uri umuhinzi, ufite imirimo cyane, n'imere ndayifite. Ufite n'ibyo kurya cyane? N'ibyo kurya ndabifite. Bitunze abana bawe? Ubwo se wagira abana ufite abo ngabo udahinga wabarisha iki se? Muze nago nyoroheye none. Wabarisha iki? Una gukora nabo ntibafune cyo gukora cyo kurya. Ubera ngo tude urera mikono bishoboka ntabwo warera amaboko ngo abana babure icyo kurya. Bivuze ngo ugomba gukora kugira ngo abana babone icyo kurya. Niko bimeze. Bose barize barasoje abana? Ntago mfite umwana atagiye mu ishuri. Nta mwana ufite utarakase mu ishuri? Hoye bose barize. Bose barize. Mfite na agenda mukate mu yuko senior 4 uhakanamo. Ntago nahakana rwose. Yigeze ngo urabyanze kubera ko ari wowe bivuze uri umuhinzi wifite amafaranga yawe. Agenda mu yuko ibintu byose namo. Abandi bacyari hasi, abandi bagiye mu umwana wawe muto afite nk'imyaka ingaho ugereranyije? Umutoya ubucura buriho sahi ubu ndumushobora no kuba imyaka 6. Afite imyaka 6. Muzeyi uracyakubita amakara neza mandura yamye nakatita ni Burundi no. Ushaze kumbwira ngo no afite ubwo se nakubeje se aratwite bihorere rero mbona nibizi. Mwakenda kuziyeme bigambo sitore. Nenda muzeyi geza ko yogere no ku Runyarwanda bakuburire kwanga batugoberera basinga abanyarwanda ukitegera batumva ariko ibyo mushaka muri byinshi cyane. Ariko rero ni ukwiganirira nk'abantu. Ni ukuganira ariko murafite amagirimansi. Dufite ubwenge bwinshi. Ibyo mushaka muri byinshi murabitware hariya mukafona amafaranga. Oya niko bimeze. Mukanya gatura nango bitaho. Murako mu mijyi gene mara kunyakumira kasoda humura igihombo uraza kukibona cyo kunywa amazi. Ndakibona cyo kunywa amazi. Humura rwose. Ubwo rero ndakomeye rero. Urumva ukomeye? No nakoze ibyo nshaka. Nta kibazo gihari. Umugore wawe afite imyaka ingahe? Nayuze namushatse afite imyaka 18. Ubwo rero mazina y'imyaka 24. Ubwo imfura yawe nawe ifite imyaka ingahe? Umugore wa kabiri ubwo niwe turiho. Imyaka 2 mwejo 2 mwesatu. Umwana mukuru wawe afite imyaka 23. Kumi na munana. Mazina y'imyaka 2 mwena. Nishitegereza umwana we wari nako mukazi wo kubiri
ari n'imyaka 2 mwesatu ubwo umwana uwo yabyaye ku mugore wa kabiri wa imyaka 23 kandi umugore wabanje wa mbere na mbere yaritabye Imana. Muzeyi ntabwo woroshye kabisa. Ndakomeye ku bana 12 bawe n'abandi 2 bitabye Imana, ubwo ni 14. Umugore akaba atwite sahinge afite indinda cyane ngo cyane. Muzeyi none se uyu navaho ubwo ni uwa 15 mu bana bo waba barakuvuye mu nda muri wowe. Niko bimeze. Hari undi mwana we wumva ushaka kongeraho? Ndacyakomeye. Imbaraga urazifite? Cyane. Amasasu urarekurura ndakomeye cyane. Rahira. Urumva ushaka kwiyongeza mpaka isi yuje. Imana niyo ibizi. Imana itabizi. Oye umfungisha umunwa ngo Imana niyo ibizi. Imana niyo ibizi. Jewe imbaraga zanjye ndazifite. Ubwo rero Katonda niwe azi ibyo ashyiraho akavuga giye gukomeza aho ngaho rekeraho. Abatabikoze zagira mu mazi no gukora umurimo Katonda guyandagira. None sahi ikintu nifuzaga abana b'urubyiruko b'abasore abavuye mu Rwanda se cyangwa bari mu mahanga bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bifuza kuza hano muri iki gihugu cya Uganda bitewe n'ubuzima wakuriyemo n'uburyo ubayeho n'abana bawe uburyo babona, niyihe nama ushobora kuba wabagira nk'umuntu mukuru? Imana ye ishobora kubagirira inama ushobora kubagira niko ubushobozi buranga ariko bari bashaka bariya babaye bashaka abahungu banje bakuru bari bashaka bajyane hariya mu Rwanda barebeyo uko bameze, barebe ni wabo. Ariko nabageraho amafaranga kayabo bakabona amafaranga abajyana. Suka amafaranga yabuze, ahubwo wasanga nk'uko bakubwira ngo barashaka ko batwara mu Rwanda. Kuko icyambere cyo numvisha umbwira ngo imfura yawe ifite imyaka 35, siko bimeze? Bivuze ngo afite umuryango. Ati umuryango ntagawuza zigewe je nyine. We yubatse family. Umugore n'abana. Nicyo kintu nashaka kumenyesha. Bivuze ngo umuntu wubatse family. Ubwo muri make wowe babigusaba gukira umusore bakiri mu rugo iwawe batari baji wabo. Siko bimeze? Aho bari nije nabo bahayeho nakoze byanje ndabaha. Bagira biyongereho ibyabwe. Urumva ndozura urabyumva? Ndabitekereza rwose ndabyumva. Ubwo rero ngira igisere cyo kugenda hariya mu Rwanda nabageraho bakambira nta mafaranga dufite, ariko nanjye kupakira abantu babiri ubo umuntu umwe nari mbana yafite giye ngagenda nyine hagaruka nkabagwira ikiriyo. Mu Rwanda heruka yo ryari? Mu Rwanda maze imyaka yenangara imyaka ino dakataye. Uheruka yo ndashaka kugira nsubireyo. Uje kuba yose? Hoja ndashaka kugurishayo ndafite ibyanje. Ufite yo butaka? Kubera iki sutaburekerayo naha ngaho kahaje? Hose mbirikereyo ngo nzabera yose. Hoja ntabwo nabye. None se ngo baze muze ntabwo wahabasha? Oya kubera iki? Ntabwo nahashoboye nahanga ari heza. None se araho ntabwo ari heza, ushatse kuvuga ngo bariyo babayeho mu buzima